ntabwo baje ubu rero ku mari yanyu mfate neza ndi boss nkuru gira nigendere gira nangahe nari nakubwiye 500 ndabihimbiye n'ibihumbi 700 inkweto zino ni 10,000 zazindi wabitse ni 10,000 ubanza ari inzu n'isambi zo nabitse zo ntugume kuzivugaho ngombwira yo ngiye uza amafaranga ngiye kugura cyakoze ntakubeshye ariko nawe ntunyigirizaho oya simwigirizaho nkana ni ukuri ndaguhabira yego mwabantu yego ko yego nyamara ziri ubwazo ziri urebe ziri uri iyo myenda n'inkweto mutacyambara tubigure iyo myenda n'inkweto mutacyambara tubigure uyu muntu ko yanitse matera hano bihaze we siko nanayimanura kumanditswe iramanuka amari harimo imari ishyushye irananira ariko nayitwara imyenda irahari ngwino utugurire yego karibu ni mwebwe mumamagaye ni twebwe kankuzanire ariko ntumende oya ntabwo menda pe ntumende pe zana se nimuzane turebe ngwino urebe sagize ngo biranashaje ko ariko nishakiraga kwiguramo uturayi tw'abana ibyo ni wa muntu yavuze ngo iritumba riradusiga gusaza ko biraseka n'umugongo umugongo se wize ngo babananiwe wowe wirirwa batangiye byaje mu gitondo ariko wowe uzi kuva mu gitondo ntacyo ndabona wowe se uravuga ngo ntibishaje ukaba ubona ari nshya izi nkweto zirashaje ngo izi nkweto ni nshyashya mwuka ageze imana zirashaje ko usizi nishya izi nkweto zirashaje reka abaguzi namwe muraze turebe mbona zidashaje we wazi so izo nkweto zirashaje inkweto nambaye kabiri yego nyine ntizicitse inshuro zambaye sinayimenya ariko nawe urabibona ko ari njye ndashaka ibishaje rero niba ubona rero ntabyo mfite n'ubu ngubu ni ukubikenera ngo nigure ibirayi by'abana sawa ntacyo ngacara twumvikana kabe nicaye ariko n'umwenda ubwo nyine ndemera ababwirirwa nta kundi nabigira se arabwirirwa kandi ufite imari nanjye ashaka ari se urampenda ubitwarira ubu oya ntabwo nguhenda ngaho mbwira urampangahe dore izi niba ari n'ibinyurane utampenda ndazi oya ni nzima nta binyurane birimo nuzigura nutanampenda n'imyenda ndayizana sawa burya na baze njyana gusenga nayiguha ariko burya abana banjye bakaramuka nibyo nyine ni ukuri n'uwo reba rwose nta zindi se ufite reka tuze twumvikane ibyo ningira imana nkabona utampenze ndazana n'ibindi urashaka ngahe sisi n'ibihumbi 20 ibi neza kunsize 20 cucu we murabona mucira ngaho mucira 2 ye mana yanjye ubu turahura 20 nese urampangara ese mada ubu ni nyana y'inka ngiye kugura ku isoko none sizi inkweto ntuzijyana ariya muzijyana izi nkweto ntabwo bari butsiburindire kumpamagara urahazi se bukubye tubanze tugure nanjye ndihuta hari ahandi ngiye kwirebera imari nimba tugura ngombwira yuko ngiye uza amafaranga ngiye kugura cyakoze ntakubeshye ariko nawe ntunyigirizaho nkana oya simwigirizaho nkana ni ukuri ndaguhabira yego mwabantu yego ko yego nyamara ziri ubwazo ziri urebe ziri urana zambaye ejo bundi kuri Noheli izi se urebe izi nkweto bazashaka no kuzitanga urabona ari imari ishyushye ko nishyashya izo nkweto ntuzijyana mu cyaro kuri ba bagore bagurishije agahene ese mu cyaro ni ugupfa kuzijyana ntabwo umugabo we ntahita azimugurira byiganama nagurishije agahene cyangwa yagurishije akagwa urabivuga ukagira ngo uranahazi ndahazi neza mu cyaro se navukiye yego raka shaka ariyo mfite si 2,000 si no kuvuga ngo niyo mfite nuko ari ayaje reka mwereke tugurirane ni 6,000 reka nkubwire tuve mu bintu by'imikino reka nkubwire 6,000 ngiye bafite 4,200 nimba uyemere nimba utayemera ubwire ubukizaho yego mwabantu 200 200 ari kuri telefone nayo nayo kuyabika yazana
azana wanze kwibahombya ibyo sinjya kwiriza abana ubusa nzagura ibindi yazane rwose kansa ikibazo cyanyu rero ubu ntako tuguze ushaka kugaruka ukancunga runono wasanga hari utundi nanitse nk'utu natwe ukabura tunyabugira ubusa wigeze ubona ndimo nzana sinca habura igihe zanitse wari wasanga hari izo wayase ntabigushinja ariko nzi ko abenshi babivuga ariko abo benshi ntabwo ari jyewe yawe ntiwanabikora umuntu w'umubyeyi njya bikora babandi ntabwo mushima nta zindi se ufite byanise uzagaruke reka nzi telefone ego ku telefone ze nyishyize none ego mwana yawe mugurira indi myenda ahari ndayibonye ariko ndayibonye da mbwira nomero harya ni 400 usubwakuje 450 mbwira wa mubyeyi ahubwo se umugiriye neza yo ntiwayagabanya ngo nyagabanye none nayo wayagabanya mbwira 0788 5 yego 29 10 400 izina ni Teddy witwa Teddy Mukabazima ziki Teddy iryo zina nderuka kera ngo ndebazo utari muwo bakera cyane sinzi so nta kwanga kwitana nukanyise ngo rwose nta kibazo reba ko yaje nayobonye sawa murakoze ngo namwe murakoze rero reka amaguruke nta ariko ntiwongera ko hanyure mu cyumweru gitaha ajya bazasanga nashakuye muri mari nkarebamo n'utundi nkaguye imari mbonye umubyeyi mwiza tuzajya duha no kuri murakoze cyane ajya umugabo aba yahagurutse wamubwira utese abana bararya iki ngo nawe uyeranye nyine hari igihe ngira gutya nkabona basohotse nese ko nta kintu usize none abana ndabaha iki ariko uyu mugore nabwo nawe uyeranye urije uyeranje koko ngo abana banjye babwirwe cyangwa baburare uyeranje nanjye ariko bandi kunyigisha akantu nanjye ngomba guhaguruka nkakura amaboko mu mufu ariko nibyo usaburi guzunguruka si wambwiye wangiriye inama washoje ngaye oya ibyo burya nta muntu ujya upfa kuvuga ibintu by'akazi ariko kuri umubyeyi nzagaruka tuganire nicare noneho mbe nakubwiye iyo ambwiye gutyo ngo nanjye biranje birandya usi wabishobora byo kwirirwa umanuka imisozi ukazamuka nabishoboje ahubwo ku kwezi gutaha abagore bo mu bipangu ko mbona ari mwebwe muba mwiga mbabarira mbabarira zagaruka ryari mu cyumweru gitaha uzabe se waturunza n'utundi dukweto ariko ahirya ni mu bakire genda ujyeyo nabonye umwana w'umusore ese sha ahirya gutya mw'icyo gipangu ugenda umubwire urebe ko hari imyenda yaguha ariko wenda hari igihe wasanga n'amabaze n'ibiki byose baraba bafite n'imyenda n'inkweto nziza uravuga iki ko nabonye ari mu bakire jyayo reka ngende wenda ndayibona uzambwira sawa nzakubwira kurya ndamurabushya urakoze nuko sawa karibu yewe wafunguye rero iyo myenda n'inkweto mutacyambara tubigure myenda n'inkweto mutacyambara tubigure ugura imyenda cyangwa uri kuyiba yagenda ndagura ugura imyenda ngo batacyambara ariko ubwo ntabwo ari mabuja gutumye mabuja wanjye uhagaze hano ntabwo imbere y'uko mbibona ariko ntabwo uhenda uhagaze ahangaha ariko mujye mugabanya amagambo ntabwo mpenza uhagaze ahangaha nyine ariko mugabanya amagambo ntabwo uhenda iyo wambwira kwicara naba ntari bicara ngo ngo ibyo ni ibyawe wambwira ntabwo mpenza avuga amagambo nk'ayo byose kamanzi none cyangwa usuzume ndebe urabibona rero akira dore izi ni iz'ababyeyi izi zo wanazambara ugiye gushyingirwa ugiye gushyingira nta mwana ufite ugiye kujya gushyingirwa muri iyi minsi izi si ugura kubona umuntu agiye mu murenge atazambara izi ngizi urabona waziherezamo impano umuntu mu bukwe kandi wabumurenge ubwo nzanye bino kugira ngo ngusuzume ndebe ibi nanga mabuja afite amakote menshi n'imyenda mabuja wawe
ariko ubwo ntabwo gutumye birahari byinshi sinzanga ugiye ndabazi ariko se ndajya hehe ko komeza uvugana cyangwa ugiye ndabazi imyenda n'amakoti bya bosi na mabugara akambara icyo ntazajya kumenya n'abagiye dore wabibonye si de mari si de myenda wabibonye amakote amashati iyo wagiye yambara ugiye mu murenge warashingiwe ushyingirwa kugira gute wabibonye mva mu ugende kurangura ibyo gushyingirwa ako ntabwo ntunyita umuhungu nanone mu mari zanjye bosi ndashaka bosi nyakugira imana niba urayigurisha ibi byose dore si de myenda si de cyangwe 500 iki 500 iyi wa tunayambara singo ngongere kujya ni indege ari kugurira yego mana ikibo ni indege ntago nakubwiye imyenda ishaje y'ibihumbi siwavuze iyo tutacyambara egerayo siwavuze iyo tutacyambara nyine turebe ngumera amafaranga nigendera ahubwo uri guti ntumpende ku mari yanjye nimuratinda mabuje ntabwo ari nyakubuje uri gutinda ariko se ni ngombwa ngo yikurireho wayigumishije ntabwo yiruzi imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi 8 9 n'ikote rya 10 ikote ryonyine rigura 50. nta kibazo wereka twubika okay ikweto muretse inkweto n'ikote urama ngahe izo nkweto n'amakote umbwiye angahe zazindi wazihishe sinagwaye inkweto ebyiri se nazihoreye mbabarira ntunkoroge mpera z'inkweto zanjye nazihoreye nazo najyanye mereza inkweto zanjye simvuye hano nukuri simvuye aho kandi narababwiye ngo muriba katurebe mu icyo gikapu yego mana yanjye ubu iki gikapu harimo oya uretse mwereke muhu fungura hano utanagira ngo ziremo ngaho rebamo iki gikapu kigira uretse urebe ariko mwumve mugenzwa no kwiba ahantu hose n'ahantu hamwe ngajya mugenda amahoro ushobora kuvuga uti wenda buriya wabona zijyanye ngaho itonde urebe warebye semabuja we uretse gato ugenda utuje uretse shaka kubaza amabuja igihe harazirame warebye umfashije shaka kuzana telefone nkabaza amabuja igihe harazirame kumva agiye kuza kumaho ngaho ndaje kumaho ngaho wayitwara nayo we magare mabuja mazi igihe harazirame wagarutse mabuja ntabwo iraca ntabwo ari yayifata mabuja uraza ryari muri aya masaha uraza ko naringiye kujya Nyabugogo boss saraza vuba wenda mutaza gukenera kuntuma nkafanta ku muhanda mukambura sawa baraje ntabwo baje ubu rero ku mari yanyu mfate neza ndi boss mwuru kira nigendere nangahe nakubwiye 500 ndabihimbiye n'ibihumbi 700 inkweto zino ni 10 zazindi wabitse ni 10 ubanza ari inzu n'isambi zo nabitse zo ntugume kuzivugaho inkweto zanjye zigiye sinanagwaye inkweto ebyiri zikumiguri babari unyumvere bani bari izi zanjye wazingurira ngahezo izi ngizi nazo ndazigura ntugire ikibazo ako mabuja nawe yanshingura ndi muzimara cyangwa wenda wari kubanza ari inka ari inzu n'isambu uri kugura cyangwa wenda hari yazatekereza kubyara uravuga ibi byenda ndeba biriho n'amakakama bimeze gute si ibintu binini uza amafaranga ngiye kuguha umva se nyine umva we ntunyinisha ku mari yanjye yewe mu umva nyine mubwire ngira amafaranga nakubwiye 720 n'inkweto ziriho uri kumpa 10,000 n'umwana ninjije ubwo se kwayo bayagurisha inzu n'isambu ugeretseho n'inka ibyo ngibyo zana nkwereke uza amafaranga ngiye kuguha nangahe none se wagira ngo ngiye kukongeraho 3 13 we mu mari y'ibihumbi 720 ariko se uri gutanga amafaranga make mabuja wanje afite imyenda myinshi n'inkweto atacyambara ndagura weza kandi ntugende abasi mariyaya warubaye iki ringo yawo urugo rwanyu rurategana iyi baryita aje ni ibazera baza si bazi hari igitenge kigura 200 n'imbere ikingiki marewa iyi ni marewa idoze mw'iribaya n'ipantaro n'amasokisi n'ingofero nako iyi ni marewa idoze mw'ipantaro n'isokisi n'ingofero ayo mafaranga rero nyabo ni biradoze mo siva mbubwo ubwo byose ni miliyoni 800 se
no muhungu aracira byose ni miliyoni 820. Ibi nangahe ibi byose? Nizi nkweto zanjye, niyi shati nambaye ndayiguha, azazindi watwaye nimba wazitwaye. Muzungu za utwara imyenda? Oya. Okay, nangahe 820 yose bihumbi 820. 820. Usundi natoye amafaranga. Watoye amafaranga. Nitahira. Akunda kongereraho 12. Ayo mafaranga ni makeyi. Ariko basi ugiye ntiwayazunguzamo nawe ukazamuka. Mujye mugerageza nimba banankubitishije n'inkuba ibaze bakankubitisha inkuba nziri 15 mu myenda y'ibihumbi 820. Uzi ko ntari kuyibagirwa mu myenda y'ibihumbi 820 ibihumbi 15. ariko se n'inzu n'isambu n'inka byose bibigeretse. Ako mpereze mari yanjye, mpereze mari yanjye. Uri gukina nanjye ku mari yanjye. Ndigendeye nimba udashaka kugurisha. Mpereze kagira ngo nimba udashaka ko nyine mbwira amafaranga make yanyu muri aho. Mu 12 kandi nubona igira nuvuge gahoro atagira umutoranyi w'umuntu. 12 kandi nta wundi wayarenza. Bamaye 17 n'amafaranga 100. Mfite 12. Ariko se wabura igiceri cy'ijana wowe? Ni ibyo kuyashyiraho ngo abone uko akugeraho. Mfite kode uranshyiraho 17 n'ijana. Nta kibazo ndari go. Ijana ngire kode. Vuga vuba vuba. Kode na kode. Vuga vuba. Zanashyiramo kode nako nyiba. Ngo ndabona utari hano hafi. Ari hano hafi suri kubona ndiye nabone Kigali fatakiramo. Papa Kigali niyo mazina. Abana ari ngo nde? Ako se uri kugura n'izina cyangwa uri kugura nanjye? Bwira nigendere dera amafaranga ngayo yanjye. Uretse kugenda ndabazi. Aha yaje. Umva rero umbabarire kondisiyo ugenda utareba inyuma. Ugenda utagira ngo. Ugenda utagira mana we. Ayo. 17 n'ijana. Bongeye kugura n'inzu y'ibihumbi 7. Ndagura imodoka y'ibihumbi 12. 12 ko yabashize. Ndagwikira. Use mbaze mama. Amaze mama kare mama. Iyo musore izo nkweto nari nzibagiwe. Izo nkweto gira ngo bato. Ariko izi nizo nambara nago ziri mu jyana izo ngizo. Ari izindi wari wanyibye nawe jyana izo. Ndasigara nambaye amarengese. Subiza imyenda yanjye rero kandi gura amafaranga yageze. Neza amafaranga zani zo nkweto. Zani zo nkweto nigende. Bereza nawe. Use hamagare mama ra. Hamagare ndamubwira biki. Hamagare mama. Ma umeze neza mana we. Oyi Yesu we. Ma ubu mwi Kigali wumve ngo meze neza nsigaye noneho narabyibuhagatanye narabyimbagagatanye ndangana gutya ndumujeje tafaranga ako se ma urabara ahubwo reka da babosi banje bama ku mafaranga ubu ngube neje wabona nkugezeho kubera ko amafaranga nari nshaka Kigali ndayabona. Yego ma reka nze ndaje mwoherereza 10,000 ujye kugura agafuka k'umuceri uguremo nakandi kakawunga ugure n'akabido k'amavuta. Ma mwiyi minsi murabyibuha. Yesu we. Ariko mana yaje. Imyenda ndayishyira hehe. Reka ngo ndabona imyenda we. Ndagera aho nicara nyishyiremo neza nyibike.